Yes, welcome again to our YouTube channel. Kubwire ngo ni ibyishimo cyane, ni amahirwe ku banyeshuri barangije kwiga kaminuza. Igipolisi cy'u Rwanda cyamaze gusohora ndetse Perezida Paul Kagame akaba yanishimiye ibyemezo abaminisitiri bashinzwe ubukungu kurebera uburyo igihugu gihagaze kuri iki cyemezo bafashe cyo kuba bagiye kugabanya abanyeshuri badafite akazi by'umwihariko barangije kwiga kaminuza. Ndetse ngo tugomeza tunashimira leta y'u Rwanda kubw'iri tangazo isohoye, itangazo isohoye by'umwihariko riri kugira abanyeshuri barangije kwiga kaminuza harimo uko bashobora kuba bagiye kubona akazi mu gipolisi cy'u Rwanda kandi bagatangirana amapeti ari hejuru. Nubyumva neza wumve ko umuntu wize buriya atajya apfa gupfirika. Mwavuga ngo yimejwe n'ikaramu ntirambura. Kuri ubu ngubu rero abarangije kwiga kaminuza batarengeje imyaka 25 hasohotse itangazo rigiye kubakura mu bukene, aho bagiye gutangira guhembwa agera ku 180 binjiye mu gipolisi cy'u Rwanda. Ese wakibaza ngo ipeti bagiye kwinjirana ni irihe? Ni mu zihe nshingano bazajya batumwamo? Ni ibintu byashimishije cyane urubyiruko ndetse rugomeza no gushimira igihugu cy'u Rwanda urukundo kigomeje kwereka abanyeshuri. Reka ngwereze ikaze muri kino kiganiro turebere hamwe iri tangazo icyo riri kuvuga, abo riri gushaka, abakozi rikeneye by'umwihariko bagiye kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda, ndetse amahirwe ahari akaba ari uko ari nta mupaka uriho, uzatsinda ikizami wese bazamujyana kandi bamuha akazi, kubera ko icyo babashakira ni ukuzajya babatuma mu ruzinduko rw'amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Bongeye tugiye kubana nk'uko bisanzwe ndi Isa uri kuri Rwanda Rumu TV. Kubwire ngo kanda subscribe cyangwa ngusabe ukanda subscribe umuntu wanjye kugira ngo tubashe kwagura uyu muyoboro wa Rwanda Rumu TV. Naho njye ndi Isa ndetse nawe wiyumve nk'uri mu rugo. Leta y'u Rwanda yararebye ibona abanyeshuri benshi barangiza kwiga ntibabona akazi, naho polisi y'igihugu cy'u Rwanda yo yari ifite ibibazo by'uko usanga yohereje abapolisi mu mahanga bagiye kugarura amahoro hirya no hino, bagiye mu ruzinduko rw'amahoro, ariko bagahura n'ikibazo cy'uko bafite ururimi rukeya rw'Icyongereza, Igifaransa ese n'Igiswahili. Izi ngizi akaba arizo ndimi eshatu zikoreshwa hirya no hino mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma y'uko rero bamaze kubona ibyo bibazo, leta y'u Rwanda yabonye ko iyo bagiye kugarura amahoro hirya no hino bahabwa amafaranga menshi mu madolari, ariko babona ko abasirikare bohereza rimwe na rimwe batagaragaza igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu nyine gihambaye, kubera ko uba usanga imivugire yabo y'Icyongereza iri down. Niko rero igihugu cy'u Rwanda cyahise kireba kiravuga ngo tugomba gushaka uburyo noneho tubona abapolisi bashoboye bafite ururimi rw'Icyongereza kandi tuzajya kohereza hanze bakaba bagenda ibintu bakabikurikirana ruzungu. Igihugu cy'u Rwanda rero cyahise cyemeza ko kigomba guhamagaza abanyeshuri barangije kwiga kaminuza batarengeje imyaka 25 bakaza bagakora ikosi rya gipolisi, bagahabwa imyitozo ndetse barangiza bakaba bakinjizwa mu gisirikare. Ikindi gihambaye ni uko bahabwa ipeti rya 4 mu mapeti akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Uhereye ku mapeti nyine yo hasi uzamuka bahita batangirana ipeti rya 4. Ngira ngo ibi ngibi aba ari ibintu by'agaciro, kubera ko uzarebe nk'iyo umuntu yinjiye mu gisirikare arize kaminuza ntabwo yahagarara ku muhanda rwose, aba ari wa muntu uhita ujyanwa mu bigo bikomeye ku buryo usanga ahakorera ari hafi n'ibiro nyine by'abakomeye, kandi imyenda yambara aba ari imyenda ubona ko iba itandukanyemo cyane n'iya bano basirikare bagiye barangije kwiga mu wa 3 ndetse no mu wa 6. Nkubwira ngo iyo wize kaminuza uba ukomeye, kuko niyo ugiye mu gisirikare uhita uhabwa inyenyeri pe, inyenyeri urayihabwa. Ni muri ubwo buryo rero abapolisi bagiye mu gipolisi bahamagajwe bagiye kujya mu gipolisi nabo bagomba gutangirana ipeti rya ofisiye. Iri peti rya ofisiye niryo bari buze guhita yuko bahabwa. Iri ni ipeti rikomeye cyane kuko umuntu urifite ubundi aba agomba kuba afite abari ku rwego rwo kuba yagira umurinzi bibaye ngombwa,
ariko nyine iri peti ubundi abantu baryambara haba mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse no mu gipolisi baba bahembwa agatubutse, kubera ko aba ari ipeti rigaragaza umuntu wakoze iby'indashyikirwa. Mu gihe rero ugize amahirwe ukarangiza kwiyigira kaminuza, ukumva ufite igitekerezo cyo kuba wajya muri kino gipolisi ugiye gufata kuri ayo mafaranga, izindi nyungu zihari ni uko abapolisi bose bo mu gihugu cy'u Rwanda gutya bamaze gushyirwa mu bigo tayari, batunzwe na leta, keretse udashaka wenda kuba mu kigo akumva yakibana hanze, batunzwe nka leta nk'uko n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bose batungwa na leta. Abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda bose nabo kuri iki gihe batunzwe na leta. Icyo wimenyera ni imyambaro, amavuta n'ibindi, ariko nka interinete, ibyo kurya byose ubihabwa n'igihugu kandi ku gihe. Niyo mpamvu rero abanyeshuri bagiye kujya kwiga, by'umwihariko kwiga muri kaminuza, mbashishikariza kuba bajya bava muri kaminuza bakajya mu gipolisi, kubera ko guhembwa amafaranga ari mu bihumbi 180, uryama ahantu utishyura, urya ibiryo utishyura, ukoresha interineti utishyura, uhabwa amayinite utishyura, icyo kintu kiruta kuba wahembwa 400 wishyurira inzu, wimenyera interinete, amayinite n'ibindi bintu byose. Ariko leta y'u Rwanda nyine yabonye aricyo gisubizo igomba gutanga, kugira ngo abapolisi nabo bajye bagira uburyo bakiteza imbere, babashe no guteza imiryango yabo imbere. Iryo ni ryo tangazo ryari rihari ry'abaminisitiri rireba urubyiruko rwarangije kwiga kaminuza, uburyo rugomba kwitegura. Abatuje imyaka 25 bakaba bajya gukora imyitozo ya gipolisi, bakinjizwa mu gipolisi. Reka ngushimire twabanye, ndi Isa uri kuri Rwanda Room TV, gusa gukora subscribe kuko tubanabwa byinshi bigiye bitandukanye, ndetse dukomeze dushimire n'abamaze gukora subscribe, bakuritse urukundo. Tubane neza mu gihugu cy'amahoro asendereye. Ciao ciao.